Amen. Ndabanza mbisegureho nabanje kugira network mbi cyane nimwumva ndaye numvikana neza mumenyeshe kugira ngo bitaza kutakaza umwanya wenda mutari kunyumva. Yego. Reka mbandeze ku gitero gitoya cy'indirimbo ndije nyine madame yaraye ku rusengero twagabanye kandi iki gitero cy'indirimbo mbone kuja mu mashimwe. None sintinya kandi sindushye sindumukene cyangwa uwazimiye ndumwimukira mu ijuru nzabona umunezero w'iteka ryose. None sintinya kandi sindushye sindumukene cyangwa uwazimiye ndumwimukira mu ijuru nzabona umunezero w'iteka ryose. Naho isi yacu iri inyuma y'ibicu tituzabona y'indwara no gupfa nta mubabaro nta marira bayo byishimo byaho ni Yesu mukiza. Nta mubabaro nta marira bayo ibyishimo byaho ni Yesu mukiza. Amen. Amen. Ndashimira Imana bene data kubw'iki gitaramo. Imana yagize neza cyane kuko yampaye umwanya nkaba ntaramye, yaduhaye umwanya twese twashoboye gutaramira hamwe. Imana ishimwe cyane. Amen. Igitaramo ni cyiza, kigira uburyo cyubaka abantu mu bugingo kuko abakinyizi bakigiraho amateka. Ndashimira Imana rero ku bintu bitari bike ariko mu kanya gato cyane munyihanganire kumuranyumva. Turakumva neza. Imana ishimwe cyane kuko network yabonetse. Amen. Twese turashimira Imana ku mirimo yayo ikomeje gukora, yumva amasengesho y'abera, igakomeza kutwereka umusaruro wayo, imbohe ko zirabohorwa, abarwayi ko barakira. Amen. Imana ishimwe. Amen. Mu minsi 3 yitambutse hari bene data bari bagiye gushingura tutuyano Nairobi mu Kenya, bagarutse bakora impanuka, imodoka irabagusha komerekamo 3 cyane. Abantu bagize ubwoba bwinshi ariko Imana yakinze ukuboko. Ubu ngubu abarwayi ko barumva, abandi batashe bari amahoro. Imana ishimwe cyane. Amen. Amen. Imana yakoze umurimo wayo. Yego. Hanyuma rero hamwe n'ibyo ngibyo hari amashimwe anyerekeyeho azamera nk'ubuhamya. Igihe nikiza kugera wenda Imana izatubohora tubutange kuburambuye, ariko uyu munsi nabukubiye mu buhamya. Hariho imirongo nk'ibiri nashatse gusoma kugira ngo nshingeho ibyo mvuga, kandi byagiye biba mu bugingo bwanje n'ubuzima bwanje byose hamwe bifatanyije. Ni uruhurirane rw'ubugingo n'ubuzima kuri njyewe. Yego. Yobu 8 umurongo wa 5 kugeza ku wa 6 haravuga ngo nushaka n'Imana umwete ukinginga ishobora byose, yaba waruboneye kandi ugakiranuka, nukuri byatuma iguhugukira, igatuma ishyira ihirwe mu kibanza cyawe hakiranutse. Nubwo itangira ryawe ryari rito ariko amaherezo yawe wakunguka cyane. Zaburi ya 91
Ego. 14 na 15. Naho haragomba kuko yankunze akaramata nicyo nzamukiriza. Nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanje. Azanyambaza nanje mwitabe. Nzabana nawe mu makuba no mu byago. Nzamukiza muhe icyubahiro. Nzamuhaza uburame kandi nzamwereka agakiza kanje. Amagambo n'urufatiro nababwiye ngo n'urufatiro rw'ubuzima hamwe n'ubugingo bw'umwuka kuri njyewe. Ndashimira Imana bene data mpereye hasi cyane. Kanya gato muri make namenye ubwenge bwo hanze muri 1972. Ubwo nyine nari mu ishuri rya kabiri rya primaire. Muri icyo gihe muri uwo mwaka nahise mfatwa n'indwara y'ikimungu mu Murundi. Nayirwaye imyaka 25, nabazwemo kabiri kidakira, ariko bwa gatatu muri 97 nibwo nashoboye kubagwa kirakira. Ariko hagati aho ngaho ahantu nshimira Imana cyane nicyo gituma navuze ngo ni uruhurirane rw'ubuzima n'ubugingo. Hari igihe twagiye gusenga n'umuvandimwe twari dufatanyije, mu by'ukuri tutagiye gusengera icyo cyifuzo pe. Hari umuvandimwe twakunganaga kagira imbaraga nyinshi cyane, ariko mu gihe gito utanucitse intege asubira inyuma. Tugira icyifuzo cyo kujya kumusengera kandi dusengera mu wiwe. Tugezemo Imana iradufasha ikingura amabanga akomeye. Nuko kuguru kwanje ikuvugamo iratubwira ngo igihe kuzaba kundembeje cyane nihebye ko ngiye gupfa ngo nicyo gihe kuzakira. Haleluya. Amen. Muri 97 rero niho nakurwaye kunyitsa hasi pe. Tufatira umwanzuro kongera kujya kwivuza bwa gatatu. Niho twahuye n'umuganga witwa Innocent Nyaruhirira hariya mu Rwanda. Arahareba rwose arahasuzugura, kuba nazera aravuga ati ariko igiturage kizica abasore pe. Arahabaga mu mayinga 3 kwezi kumwe igikomere cyari gikize. Ndashimira Imana kuko yakomere. Amen. Hagati aho ngaho hariho ibintu byinshi byanyuzemo, reka ntambuke. Kuva icyo gihe hagati aho ngaho nkirwaye, ubuzima bwanjye bwabaye affected, bwabise bwinjiramo ikintu gisa naho kibaye inkomyi kuri bwo. By'ukuri muri icyo gihe narirebaga n'abandi bandebaga. Dufite abantu benshi twabyirukanye, wenda bamwe bari hano n'abandi bashobora kuba atari hano, ariko abo twabyirukanye narageragezaga mu ishuri. Maze kurangiza uwa gatandatu wa primaire, bituma kwiga secondaire kure nk'abandi kubera kuko nari ndwaye igikomere kinuka kibi kidashobora kuja gucumbuka. Kandi ahandi harimo kaba nk'umwana umwe, mama yapfuye nsigana n'umukobwa. Urabizi mu Kinyamurenge nuko nyine. Mama watatangiye kubyara ngasa naho ndutabara umuntu banje cyane imyaka 10 gasa n'umwana umwe. Data ntande kure rero. Ubuzima bwanje ba affected cyane, buradindira ku buryo niza amashuri gusa ya secondaire ndetse nayo ya cycle court. Umubabaro utaha umutima wanjye cyane cyane, uburyo numvaga bamwe nashoboraga kuba nasobanurira bari muri za kaminuza barangiza neza babona za licence mu miji ikomeye. Umva ndababaye umutima ukababara cyane. Naransaba Imana uzankingurira ishuri ryari. Igihe kigeze ya genocide yakorewe Abatutsi irangiye mu Rwanda, nicyo gihe uruhuri rw'abantu twaje twese tuje mu Rwanda. Mpura n'umugisha w'Imana uhaye ugenda.
Imana ihamagaza abantu gukora ibizamini kugira ngo binjire mu ishuri rya teoloji, kuko abakozi b'Imana bari bapfuye ari benshi, amatorero ari gushaka bashobora gukora umurimo w'Imana. Tujya gukora ibizamini gusa nk'abandi. Mu by'ukuri ngeze muri icyo kizamini ndagitsinda, nije kaminuza nkagira diplome yo gatandatu. Nigiye i Butare, abahazi kwitaba niho nigiye kuri universite yaho, faculty ya teoloji. Imyaka 3 ndayirangiza. Icyaje kukomeye mu baje gutoranywa mu itorero nari ndimo rya DPR kugira ngo baje gukora umurimo, ninje watoranijwe mbere. Imana ibitangira nubwo ikibanza cyawe cyaba ari gito, ariko amahunguka cyane. Haleluya. Amen. Cyane bene data. Icyo gihe ndakora kugeza ubu ngubu, narashoje imirimo yanjye, ndi umupansione ko ndahembwa ibya pansiyo, kandi nayihembwe nkiri muto uzuza imyaka 60 ubu ngubu. N'umwe mbete. Kugira ngo ndangize muri icyo gihe hagati aho ngaho ntarageriwa mu Rwanda, icyo gihe urugo rwanjye na data rwari urugo rw'ubukene. Matirarira iby'iwacu murenge birazwi, byari ku musozi byiyanitse, rwari urugo rw'ubukene bene data. Mana yagize neza, Mana yagize neza, Mana yaratuzahuye. Kubera ko twamenye izina ryayo. Amen. Navuze ngo izaduhaza uburame kandi izatwereka ikiza kayo. Amen. Njya mu bwihebe bwinshi icyo gihe, ntangira gusenga Imana. Imana ndi mu kababaro, ariko Uwiteka ni umubabaro wanjye. Amen. Ndasenga Imana rero, kuko hamwe no gusenga Imana, mu by'ukuri Imana yakomeje intambwe zanje mu gakiza. Imana yashoboye kunteza intambwe, nshobora kuzamurwa mu ntera ntatekerezaga kuko nageramo. Nasengewe ku pastori ntabusabye, nasengewe ku pastori abantu bambata. Nahawe imirimo ikomeye, kiriya gihugu cyose cy'u Rwanda ndakizi, narakigenze. Iyo Manase atabaga yageze ahantu, ntabwo amahugurwa yagendaga neza. Imana yarankinguye, Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. None muri iki gihe turi kumwe namwe bene data, mu by'ukuri hari umugore uvuze mbere yanjye, aravuze ngo muri iyi nzu twicayemo ndiko ndasa n'uri kubareba, ndimo ndasa n'ubaruzi. Aravuze ngo birarutanya rukutana, ubu twicaye mu rubunga. Imana ishimwe kuko yadukinguriye umurongo kugira ngo tuba dutarama. Ndashimye cyane, umutima wanje uguwe neza. Verse imwe y'indirimbo nanje nje mu isengesho kugira ngo nsoze, simfata umwanya munini. Ibyo turi mu isi tubonayo byinshi, tubwira indwara y'ibyago no gupfa, ariko iwacu iyo mu ijuru hari igihugu cyo kuruhuka. Ariko iwacu iyo mu ijuru hari igihugu cyo kuruhuka. Nawe isi yacu iri inyuma y'ibicu, tituzabona indwara no gupfa. Nta mubabaro, nta marira bayo, ibyishimo byaho ni Yesu Umukiza. Nta mubabaro, nta marira bayo, ibyishimo byaho ni Yesu Umukiza. Mungu Baba, ninakushukuru kwa wakati huu wa usiku wa manane. Tunaingia sasa kwa wakati wa kuzungumza nawe, Mtakatifu. Ni wakati wengi wanapolala, ni wakati sisi tunakaa, ni wakati ambapo sauti zetu zinasikika mbele zako Bwana. Shukuriwe na upewe sifa Mfalme. Ni hitaji nyingi, ni maombolezo mengi tunayokuletea, Mfalme wa wafalme.
lakini mbele zako tunajua kwamba hakuna giza, hakuna kulala, ni asubuhi ya milele, nasi siku moja tutakaa humo. Mfalme, sikia maombolezo ya wajakazi wako, sikia maombolezo ya watumishi wako, sikia maombolezo ya sote pamoja. Mungu mtakatifu, wafungwa wetu, Mungu wetu, unawajua pale walipo katika gereza mbalimbali, na wale ambao hatuwajui Mungu tunaombea kwa ujumla. Ewe mtakatifu, ewe mtuliza bahari, ewe unayetenda kwa wakati unaofaa, ewe usiambiwa na mtu ni neno gani unalolifanya. Ewe Baba wetu, umetuokoa nasi tukaona wokovu wako. Mwami wacu warakoze, wagize neza, twarabibonye. Umunsi umwe wabohoye Yeremiya, bamushize mu mbago. Pashuri yavuze ngo ariko arahanura ibitamuciyeho, ariko Pashuri yari umuhanuzi w'inyoma, Yeremiya ari umuhanuzi watumye. Aramuborongera, aramubohora, amubwira kuko Yeremiya amubwira kuko igihe kimwe azatwarwa mu minyago kandi akazagwayo. Byamusohoyeho. Ariko icyo nshaka kukubwira Mwami, nuko wowe wavugira mu mitima y'ababoshya bacu, bagashobora rwose bakibwiriza ubwabo. Ndibuka ziriya ntumwa zirimo kuvuga ubutumwa bwiza, nazo abantu baraje, abafarisayo n'abasadukayo n'abayuda barazifata bazishyira mu nzu y'imbohe, ariko marayika araza arazisohora bajana mu rusengero, mu rukerera batangira kubwiriza. Abantu baraza batese, ninde babwiye kongera kuvuga muri iryo zina? Mwami wacu, Mwami wacu. Ariko hahaguruka umugabo aravuga ngo ibingibi niba bimeze nk'ibyateye Yuda bizashira, ariko niba ari iby'Imana bizahoraho. Natwe turacyabisogongera, turacyabifite, ni ibyacu kubera kuko byarasakaye. Mwami, bikwira isi yose nkuko Gamaliyeli yahamije, aravuga ngo niba ari iby'Imana bizahoraho. Turagushimiye kuko uri Imana ibohora imbohe mu buryo wewe wishakiye. Muri ziriya ngoyi barimo bashobora kumera nka Yosefu bagasobanura inzozi, bigatuma umunsi umwe bazibukwa ibwami. Mwami wacu, Mwami wacu, ushobora kunyuza inzira wewe wishakiye cyangwa se izo dusoma mu ijambo ryawe. Ibyo ngibyo turabizi neza kandi tubihagaze. Umugabo umwe arahamya ngo habone kuvuga ngo ibyo twizeye si iby'ukuri, ngo bampamagara, ngo bazampamagara njenze kumuhamiriza ibyo nibone. Twarabibonye, turabifite, dufite byinshi. Na wa mwanditsi yaravuga ngo turacafite byinshi byo kumuvugaho. Uhimbazwe Mwami, zuzuye imitima yacu. Haleluya. Uhimbazwe kuri iki gitaramo, uhimbazwe kuko uri kumva amasengesho y'abera, uhimbazwe kuri kuko uri kukiza abarwayi, uhimbazwe kuko ukuboko kwawe kurambuye kugira ngo kuramire abari bagiye kugira impanuka ngo bashire. Mwami Yesu Kristo bwawe uri Imana ifite ukuboko kurambuye kandi kugikiza na bugingo no. Haleluya. Yesu himbazwe. Ndagushimiye kuri iki gitaramo, ndagushimiye kuko uri Imana igira neza, ndagushimiye kuko ubana natwe, ukadukingurira ijuru, ukaganira natwe. Uje uganira natwe woroheje. Ntabwo uza muri serwakira, ntabwo uza mu mishyitsi, uza mu ijwi ryoroheje Mana. Ndagushimiye kuko uje uganiriza imitima yacu tukakumva. Habwa icyubahiro, aya mashimwe akugereho Mwami, kuko uri Imana ikunda gushimwa kandi ugahabwa icyubahiro. Mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo niko dusenze.